byagenze bite se shaka ati madamu wanjye yitabye Imana. nimwatubwira ngo tuzinywe izi zaraducitse ati nawe nagukina inshuti umudamu yitabye Imana ntimutubwiye ngo tuze tubatabare turi abaturanyi gusa turi abaturanyi ko umuturanyi n'umuzimya muriro muzimwe umva urupfu rwa madamu wagombaga kuza nka rugusengerera umuntu yapfuye abuza abandi ko natwe ubu twicwe n'icyaka se n'ubundi kutazinywa ntibyamuza bati simukomerekeje ariko ntabwo nkomerekeje ariko nanjye nakubwira ibintu biri seri hashize igihe se wa mugore wawe nandifuza yuko wenda basi Imana yazamuhamagara nonandi naza yewe yabimfashije. Corruption is not bad. Ngo arundi muntu ufite amafaranga uvuze ngo yitwa gaje wa mugore w'umukire utuyano ni nawe nakoreraga nyine Uri igicu nibye niyishyura somba namwibye kandi randi mameza ngaye uyu ni mabusha wanje nubundi nzafata ni umugore niwe wamuroze nariye amafaranga ye nanereje mu cyaro batangiye kuguramo ihene dore ubu ubworozi bwatangiye none se ubwo ngubwo jya hafi yirimba ko gupfire oya ntacyo umuntu yakoze amafaranga y'ipatino wawe yishwe no kutagira ubwenge reka musubize amafaranga yakiri kare namusaba imbabazi. Okay, uzapfa ryari se wowe? Sinshobora. Hari deni mfite ry'urupfu.